twongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugiye guhurira na Yezu hanga kugira ngo aduhe uburyohe turyoherwe. Nyagasani utube hafi maze dukore gushaka kwawe buri munsi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana ni muhumure, duhumure uburyohe, dusange Yezu uburyohe bwacu, aduhe icyanga cy'ubuzima. Kuri wa kabiri w'icyumweru cya 10 gisanzwe, ubwo ejo twatangiye icyumweru gisanzwe aho tuzabaho ku buryo budasanzwe hamwe n'Imana. Rero aha ngaha tugeze ni kuri wa murongo wacu wa YouTube witwa Buri Munsi. Iyo ushaka kudukurikira ujya kuri Buri Munsi ukandikamo ijambo Buri Munsi, ubundi ugashakashaka Buri Munsi aho uzasanga hari ikirango cya Bibiliya buri munsi, bityo tugumane na Kristo. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi kandi ufungure abandi buri munsi, tugire uburyohe hamwe n'Imana. Reka rero twegere Imana kuri iyi tariki 7 Kamena 2022. Isomo rya mbere tugiye kwakira niryo mu gitabo cya mbere cy'Abami umutwe wa 17 umurongo wa 7 kugeza kwa 16. Bitegetswe n'umuhanuzi Eliya, hashize iminsi umugezi urakama kuko nta mvura yari yaguye mu gihugu. Uhoraho aramubwira ati, haguruka ujye Sareputa h'i Sidoni maze uhagume. Hariyo umugore w'umupfakazi nategetse kujya aguha ibigutunga. Eliya arahaguruka ajya i Sareputa, yinjira mu mujyi. Ahasanga umugore w'umupfakazi watashyaga inkwi. Aramuhamagara maze aramubwira ati, ndakwinginze jya kunzanira amazi make muri urwo rweso kugira ngo nywe. Umugore ajya kuyazana. Eliya aramuhamagara maze aravuga ati, ndakwinginze unzanire n'agasate k'umugati. Umugore aramusubiza ati, ndahiye Uhoraho nyir'ubuzima Imana yawe, ntako mfite usibye agafuku rushyi nsigaranye kari mu cyebo n'utuvuta turi mu cyeso. Nimara gutora udukwi ndataha nkavugemo umutsima, njye n'umwana wanjye tuwurye, ahasigaye twipfire. Eliya aramubwira ati, wigira ubwoba, taha ubigenze uko ubivuze, ariko banze umvugireho akanjye ukanzanire maze ubone kwivugira akawe n'umwana wawe, kuko Uhoraho Imana y'Isiraheli avuze atya, mu cyebo ntihakazaburemo ifu, amavuta yo mu cyeso ntazatuba kugeza umunsi Uhoraho azagusha imvura ku butaka. Umugore aragenda agenza uko Eliya yabivuze, amara iminsi afite icyo arya we na Eliya n'urugo rwe. Mu cyebo ntihaburamo ifu n'amavuta yo mu cyeso ntiyatuba nk'uko Uhoraho yari yabivugishije Eliya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 4. Uhoraho dusakazemo umucyo ugukomokaho. Igihe ntabaje jya unsubiza mani ndenganura, mu magorwa ni wowe unkura haga. Gira ibambe wumva isengesho ryanjye. Mwabantu mwe muzahereza hehe kunangira imitima, mukunda ibitagira shinge kandi mukarurwa n'ibinyoma? Mumenye ko Uhoraho yatonesheje umuyoboke we. Iyo ntakiye Uhoraho aranyumva. Nimuhinde umushyitsi mureke gucumura. Hari benshi bajya bavuga ngo ninde uzaduha guhirwa? Uhoraho dusakazeho umucyo ugukomokaho. Washyize mu mutima ibyishimo biruta ibigihe bari bakize ku ngano no kuri divayi, kuko wowe wenyine Uhoraho ungumisha mu mudendezo. Uhoraho dusakazemo umucyo ugukomokaho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 13 kugeza kwa 16. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, arababwira ati, muri umunyu w'isi. Ariko se umunyu wakayibutse bawusubirishamo iki buryohe? Nta kandi kamaro kawo kereka kujugunywa hanze ugakandagirwa n'abantu. Muri urumuri rw'isi, ikigo cyubatse mu mpinga y'umusozi ntikihishira, kandi ntawe ucana itara ngo ryubikeho ikibo, ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo, aho rimurikira abari mu nzu bose. Urumuri rwanyu nuruboneshereza rucya abantu, kugira ngo barebe ibyiza mukora, bakurizaho gusingiza so uri mu ijuru. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, nidukomere kuri Kristo, kuko ufite Yezu aba afite byose. Mfite Yezu ntacyo nabura. Iyo mfite Yezu, Yezu niyo buryohe ndaryoherwa. Ngo umuhanzi wasusurutsaga imbaga mu minsi mikuru ndetse n'ibirori, noneho ngo baza kwitabira ibirori, ngo umunsi urangiye nta gihangano yerekanye, ngo nuko baramubaza bati, muvandimwe se kutagihimba bimeze bite? Kubona nawe hano twari twakonje bimeze bite? Nuko ngo arabasubiza ati, hahimba uhimbawe,
hahimba uhimbawe. Ema, mbega umuhanzi uraha. Nyamara abakristo bavandimwe, abahanga mu muziki bemeza ko umuhanzi adahagarika inganzo ngo ntigihagarara, kereka n'ubundi iyo kare nta niyo yari asanzwe yifitiye. Nk'abarya abahanzi b'ibyaduka bo babandi banavuga ngo gukora indirimbo babyeyi. Gukora indirimbo burya antarime tekinike bitandukanye no guhimba, guhanga, guko nyine kwa guhimbarwa. Iyo ukoze indirimbo biragoye ko wahimbarwa, ariko iyo uhimbye urahimbarwa. Abazi muzika murabizi ko habamo ubwoko bubiri bwo kugaragaza amarangamutima y'indirimbo: de gamme, iriya gamme majeure et gamme mineure, nguyiza ndetse na mpina. Ngiye kwifashisha abapadiri babiri muri diocese ya Nyundo mu Rwanda, Padiri Leandre mu ndirimbo ye Nzaterura ndirimbo ibisingizo, ndetse na Hakorimana Yohani mu ndirimbo ye Komeza inzira watangiye. Aha tugiye kureba majeri na mineri, utekereze imagine ko buri wese yarahimbaga igihe yahimbaga, ndetse n'uburyo yagaragajemo uburyohe. Iyo uri mu nganzo mu gihe cy'ibyishimo, ndavuga uburyohe, akenshi umuhanzi ahimba indirimbo zo gutaraka ziri muri gamme majeri. Urugero: nzaterura ndirimbo ibisingizo by'Uhoraho. Mwumvise ko ari ka majeri ako ngaho k'ikigendera. Naho iyo uri mu gihe cy'akababaro kuri bwa buryo bwa kabiri, dore ko umuhanzi nyawe ntawe ubuhe bwa karanzwi we, kabone ubwo yaba ari mu kababaro gakabije, ahubwo akenshi igihangano cye kigaragazwa n'izi ndirimbo nyine za mineri, za zindi zikora ku mutima, mu ntebe z'umutima, cyajya nyine agaragaza amarangamutima ye ku buryo nawe ushobora kurangiza kuyiririmba watangiye kurira ikiniga cyakwishe. Urugero: ari iby'ubu ntibizahaza, nta kizadutanya, kuko Imana yadukunze bitagira urugero, n'ibindi muri Komeza inzira watangiye. Wicika intege. Nizere ko muri kurira, ariko atari ya marira y'ububihe n'ubumeke, kuko nyine umuntu uri kurimbira Imana nta bubihe agira, nta rungu agira, ahubwo amarira y'ibyishimo bwa buryohe. Amen. Ni koko uhimbawe arahimba. Bakristo bavandimwe, hamwe n'amasomo y'uyu munsi tugiye kunyarukira mu ishuri ry'uburyohe. Tugiye guhimbarwa, tugiye guhimba, tugiye kuzana uburyohe hamwe na Yezu Kristo. Nifashishije muzika, inganzo muri iri shuri, buri wese aze gusohokamo aryohewe. Indirimbo ziryoshye, babahanzi bajya mu nganzo nyine bagahimba indirimbo ziryoshye, ngo ubwo ubuzima nyine nabwo buryoshye. Nuko rero mu ndirimbo cyangwa mu buzima, ubihe nibunaza ngewe ntibukanturukeho, nawe ntibukaguturukeho. Ari mu rugo rwacu harangwa nyine uburyohe, nguko gushyira uburyohe aho ndi hose, nuko hari ububihe nkabuhakura. Na Yezu ati: muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi. Hamwe n'aya masomo tugiye kuzirikana uburyohe mu birungo bitatu byagiye bikoreshwa cyangwa indyoshyanryo. Ano magambo atatu twumvise muri amasomo y'uyu munsi: hari amavuta, hari umunyu ndetse n'urumuri. Ngubwo uburyohe bugomba kurangwa iwacu. Akayavuga igira iti: ufite inkwi arya ibihiye, n'ufite umunyu arya ibiryoshye. Bakristo bavandimwe, murabizi abantu mutumenyereye igikoni cyane cyane, kugira ngo ibiryo biryohe hagomba byibuze ibirungo by'ibanze tuzi bibiri: amavuta ndetse n'umunyu. Ikirungo cy'umunyu twacyumvise mu ivanjiri, naho ikirungo cy'amavuta twumvise uburyohe cyateje mu isomo rya mbere, cyakoze umuti. Nkuko n'umuhanzi nawe yubashye ashyira ibirungo mu ndirimbo ye ngo iryohe, ikore ku mutima. Mu isomo rya mbere twumvise umuhanuzi Eliya wari warahunze, ubwo muri ubwo buhungi yaje guhura n'ikibazo cy'ingutu, ikibazo cy'inzara ababyeyi. Ariko Uhoraho, wa wundi umenya abashonji akamenya ndetse n'impunzi, yaje kumwogoboka amwohereza i Sareputa ku mupfakazi, kugira ngo umupfakazi nyine amutunge. Ni ya Mana nyine itiburira, ikoresha yewe mbere na mbere n'ibikona, nk'uko bigaragara mu mutwe wabanje, ngo imugaburire. Noneho uyu munsi Imana ikoresheje umuntu, umupfakazi, nanjye kuvuga nawe umukene, kugira ngo yite ku muhanuzi wayo. Bitwibutsa ko Imana ifite uburyo bwinshi, bitwibutsa ko Imana ifite uburyo bwinshi bwo kuturamira, uburyo bwo kudutunga ndetse no kuduha uburyohe. Kandi nyine guhirwa burya no kuryoherwa ntibisaba ibintu bya mirenge, amafaranga menshi, ntibisaba ubukungu n'ubundi bukire buhambaye. Dore ko yamvuga igira iti: umuti ntukorera ubwinshi, ni nako ibirungo bidakorera ubwinshi mu gutanga uburyohe. Imana yirenze n'umuhanzi wundi ugaragaza amarangamutima mu ndirimbo, kuko yo amarangamutima yayo ari ugukiza nyine abantu. Burya bavandimwe, umuntu utarekura, umuntu udatanga, agumana ibintu bye bigakomeza ndetse no kwiyongera. Kubera iki? Ubugugu.
ariko ndakubwiza ukuri wa wundi utanga généreux et généreuse akarekura urugwiro, ndakubwiza ukuri we yunguka ibintu bikomeye cyane, bitari ibintu gusa ahubwo n'ubuntu, umugisha. Ngiki gihembo cy'abakora neza, umugisha, ab'umutima mwiza, guhorana umugisha, guhorana Imana. Anabyo byabaye kuri umupfakazi w'Isariputa ubwo yiyemeje kugaburira umuhanuzi muri duke twiza yari afite, duke twineza, kugaburira umushonji. Iyo ugaburiye umushonji burya ugaburiye Imana. Imana ubwayo iza mu ishusho y'abanyantege nke, aho tugomba kwitaho. Nuko mu cyebo ntihaburamo agafu, n'amavuta mu cyeso ngo ntiyatuba, nk'uko Uhoraho yabivuze. Amen, amen. Nk'uko uko urugo rwamerewe neza kubera ijambo ry'Imana. Ngiki cyo bita gusangira na Yezu bakristo bavandimwe. Isahani ya Yezu, kwa kundi kugaburira abahanuzi, gufatikanya n'abandi mwiyogeza butumwa, quelle ma contribution. Umupfakazi biganisha ku mukene, ariko umukene wa wundi ukenera Imana, wumva aryohewe nyine kubera Imana, muri duke twineza, agasangira n'abandi, akaryohereza abandi. Amavuta asobanura ibikorwa by'impuhwe, ibikorwa by'urukundo, ibyishimo. Nuko rero ugize neza Imana ihora iwawe. Ari Eliya twabyumvise yararyohewe, ari urugo rwararyohewe muri duke twineza, dutari mu murumba n'ubugugu. Ngaya amavuta tumaze kuzirikana cya kirungo adakorera ubwinshi, ngo uyu wamunyu rwaba muke ukaryoshya ibiryo, abantu bakaryoherwa bakishima. Ibyishimo babyeyi, uko kwitangira abandi kugira ngo baryoherwe, ni nabyo Yezu yibukira abigishwa be mu Ivanjiri uyu munsi mu bigereranyo bibiri, ku munyu w'isi ndetse n'urumuri rw'isi. Mu rumunyu w'isi, mu rumuri rw'isi. Umunyu bavandimwe uryoshya ibiryo, naho urumuri rukura abantu mu mwijima, mu kibi, rukabaganisha heza, bakishima, bakamurikirwa, bakaryoherwa, bagahimba, bagahimbarwa, bakaryoherwa. Umunyu ufitiye umuntu akamaro gakomeye, ufasha igogorwa ry'ibiryo, digestion et absorption des aliments. Ufatira amazi mu mubiri, urasukura. Umunyu kandi mu mubiri w'umuntu utuma inyama z'umubiri zaguka, ukarindwa gufatwa n'imbwa. Umunyu kandi mu buzima busanzwe ufasha kubika neza ibintu, la conservation, ntibibore ntibishanguke. Umunyu kandi urabyibushya. Iyo muganga ashaka kunanuka vuba na bwangu, agukura ku munyu. Bakristo bavandimwe, igipimo cy'uburyohe kirahenda pe. Mutekereze ko ibimenyetso byose tumaze kureba, amavuta, urumuri ndetse n'umunyu, kugira ngo bigire akamaro, bikagirira abantu, bibanza gushira, gushonga, n'ibya bintu nyine byo gushira abandi bagashisha. Anabyo mutagatifu Karoli Boromeo yavugaga ati, kugira ngo buji itange urumuri, ibanza kugira gute? Ibanza gushya, igakongoka, yewe igashonga, kugira ngo abantu babone. Mukristo umuvandimwe, intore ishira ishinjagira. Uko buji n'umunyu ndetse n'amavuta bishonga, nanjye kuvuga bigashashagirana, ibintu bikaryoha, ni nako umukristo nyawe ashira abandi bagashisha. Nguyu Yezu wabiduhayemo urugero, arashira twebwe tugashisha. Yezu warakoze. Kandi ngo Imana asize amavuta, baramurigata. Ngo bwa buryohe wowe ukurimo, ukabufungurira, ukabufungura, hanyuma ugafungurira abandi ku buryohe. Ngo umunsi umwe ngo hari hirya kure cyane muri Afurika, ngo abana bari barangije kwiga kaminuza, baraminuje, nyuma y'uko babanaga nyine muri ubwo buzima, noneho nyuma ngo baza gusangizanya ubuzima bw'ibikomere, ngo bagiye bahura nabyo mu buzima bwabo, mu burere bwabo, bakarerwa na ba mama wabo gusa, ngo abamupfakazi w'Isariputa twumvise. Kubera rero ubwinshi bwabo, aba bana baza gukora ishyirahamwe, baryita abikukiye, nirinze kuvuga abarakare n'abameki. Ubwo nyuma yo kurangiza amashuri yabo, bagiye bajya muri iryo shuri, guhera mu gitondo kugera ku mugoroba, nta kindi bari gupanga usibye kuzivuna base, banze kubarera, bakabata kuri ba mama wabo. Bamwe rero bagakura batazi base, abandi base baranze ba nyina, bakabareka ntibabereke n'inyinya, mbese aba bana ari nk'imfubyi. Ubwo nta kindi bapangaga muri iri shuri nyine ry'abameki usibye ubugome bazakorera base niba babona. Ngo nuko umunsi umwe ngo baje muri rya shuri nyine, batangiye nyine iyo chapitre, iryo somo rya mecologie, ngo umugabo umwe aza guhatambuka, bari gutongana cyane nyine kuri methodologie a mecologie, rwabuze gica. Nuko arabitegereza uburyo babishe, maze arababaza ati, ari uwakugiriye nabi, ari uwakugiriye neza, wowe waha umwanya wawe mu buzima kurenza undi, igihe cyawe ninde? Nuko bose basubiza icyarimwe bati, numugira neza uwangiriye neza. None se aho nabumviye kuki ba papa wanyu muri kubaha igihe kirekire cy'ubuzima bwanyu cyose, mureve ko mwarangiza amashuri kwiga, nibo gusa mwirirwaho, yewe mukanabararaho, yewe wasanga murara munabarota. Ariko igitangaje, murebe ba mama wanyu
babandi babagire neza bakagoka kubera mwebwe kuki se atari bo muri gupangira umushinga ahubwo nuko babana bareba hirya bareba hino basanga koko barataye igihe bita kuri base batanagihari kandi urumva base nta nicyo babamariye nuko mu gihe batangiye kwicuza icyo gihe cyose bataye uburyo mama wabo nta na rimwe bajya bamutekerezaho nuko mugabo arabareba maze arababwira ati vuba bashani muve muri iryo shuri ry'abameki nuko mufate buri wese urupapuro akora umushinga wo kugira neza uwo mugiriye neza muhere kuri ba mama wanyu babagokeye bakabitaho ubundi nimurangiza munzanire iyo mishinga yanyu ubundi nyijyane mu mahanga mbasabira ubufasha ngiye kubasabira inkunga mu mahanga kuko umuterankunga wese burya aba yimirije imbere icyagira akamaro umugenerwabikorwa nuko abana bose uko bari bamaze kuminuza muri mekoloji ako kanya bamaze kumva iryo jambo ry'uwo musaza bahita bategura imishinga yo kujya neza ba nyina babagokeye bakabararira rwa ntambi bagahangayika bakabitaho icyakurikiyeho nuko mugabo wahise abajyana abaha akazi bose mu ruganda rwe dore ko arafite inganda zikomeye cyane nuko arababwira ati ngaho shani mukore maze muzabona amafaranga yo kuzagera neza ndetse no kwita kuri ba mama wanyu nuko bya bintu byose mwateguye mu mishinga yanyu bizagerweho nyuma yuko ba bana bamaze guhembwa nanjye kuvuga amafaranga ya mbere wa mubosi arongera arabicaza maze arababwira ati bana rero nimwige mu buzima bwanyu kwishakamo ibisubizo aho gushaka ibibazo mushakisha uburyo aho gushaka ubihe dore ko uburyohe buba mu muntu imbere ndetse n'ubihe nabwo buba mu muntu imbere nuko mugabo akomeza kuba buhamya ati njye rero papa umbyara simuzi pe ariko ngo abaho nakuze rero mama ambwira ko papa ngo ni umutegetsi ukomeye cyane mu rwego rwo hejuru ngo nyuma yuko yateye mama inda kubera urwo rwego n'ububasha yari afite arimo avuga ari kijyana nuko ngo aza kwihanangiriza mama ngo ntazigera amunyereka ngo nguherwa mama afata umugambi wo kundera wenyine dore ko ngo uwo mutegetsi nako umuyobozi yanze no guha mama indezo ngo wenda kubera ubugugu kandi atarabuze amafaranga mama rero yanyishije ikintu gikomeye mw'abana mwe cyo kudata igihe ku muntu utagushaka bityo wowe ubwawe ukishakamo ibyishimo kuko ibyishimo nyine biba bihari nibwo mama rero avunitse akangokera aramvunikira ngo mbeho mbese niyo mubyeyi wanjye nzi kugeza ubu rero bana izi nganda mubona afite nazibonye nyuma yo kureka abo nitaga abanzi banjye mbashyira hasi pe igihe cyose namaze mbitaho aribo ntekerezaho gusa muzabihimuraho nzabavuna ngo nzavuna papa nanjye mumva ko nabanje gutegeka ngo wazanyereka papa umunsi umwe ubanza ntari kumwica gusa nkurikije isomo rya mekoloji nanjye narizeho nuko mama akaza kumpa inama zisukura inama zo gutatakaza igihe mu kibi ahubwo kumugira neza ungirira neza uwangokeye mama niyubahwe mwabana mwe rero rya shuri mwari mu ry'abameke la mekoloji nari bakuyemo kuko nzi ko ari uburozi bubi nububihe gusa bwigendera ubwo mwarivuyemo nimushimira Imana nimwishime munezerwe muhimbarwe rero mwakize byarangiye namwe mu misiri imbere nyine muramubaye batera nkunga ngo wa mushinga tugomba gutera inkunga twese abatugiriye neza nuko babana n'ibyishimo byinshi hamwe n'izo nama zuje uburyohe bakubita igitwenye gikomeye cyane bati uyu mushinga n'uburyohe pe dore ko bwari n'ubwa mbere mu mateka yabo bongera guseka none wo mukristo umuvandimwe uracyaseka hamwe na Eliya ndetse n'umupfakazi w'Isariputa aho nta bantu bakubihirije bakugiriye nabi baguhemukiye nuko ukomeza upanga imishinga yo kuzabakurikirana ngo uzabivune ugatakaza igihe cyawe cyose mu bibore imyavu umujinya muri iyo ngarani muri abo bagome ukurura ubugome muri wowe nyamara aka kantu kumve neza abantu bakugiriye neza utabibukana mba tugahoza shitani ku munwa wacu ariko Imana shwi natwe abakristo bavandimwe burya akenshi ari ubwo twibihiriza tugata umwanya munini muri ba kidobya bakirabiranye babiracika abarozi abapfumu abagome ba papa badutaye bakaduta kuri ba mama wacu abatugiriye nabi tukabashyira mu mutwe wacu buri mwanya tukabatekerezaho muri rya somo rya mekoloji tukabirirwaho ndetse tukabararaho tubavuga nibirinze kuvuga kubavuma nyamara aka kantu ugiye kuvuga cyo turonka dutatu Yezu watugiriye neza agatugokera nditumubonera n'iminota 10 ku munsi yo kumusura kumushengerera kumuganiriza gupanga iby'Imana gahunda z'Imana tukazihunza Imana tukayita ngo turi kwivuna abanzi bacu kandi byaba abo Yezu yakoresheje bose ngo bandokore bandengere bandamire nguriya mupfakazi w'Isariputa uramira Eliya abo simbe nabereka nirihumye none se ubwo ndahimbawe cyangwa ndahindanye ibaze nanjye nibaze umukristo utaryoherwa na Yezu umugira neza ahubwo akaryoherwa no guhoza abagome ku karimike
nirinze kuvuga mu mutwe ndetse no mu mutima wababitsemo, c'est danger de mort, uhengereye wapfa. Ngo yaguturitsa pe, numumeke nyine. Yize mekoloji. Iri shuri ndasaba kurivamo by'igitaraganya, nanjye nkazamutera kunga mu neza. Yesu umwana w'Imana, nanjye niyemeje kuba umunyu n'urumuri, ndyoherwe nawe, ndyohereza abandi buri munsi. Yesu uburyohe bwa buri munsi. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.